bafashe ijosi bararikata bamukase hano k'inyuma hasigaye gafashwe n'uruhu rw'inyuma gusa ijosi ryose barikuyeho bamukinje ubwo nk'abakinje ni nk'uko wafata inka ukayikata cyangwa ingurube. Urupfu rwa Mutoni rwatubabaje cyane, twagize agahinda gakomeye kuba Mutoni yapfuye atarwaye, ejo yari ari muzima twamurebaga twajya mu gitondo twumva ngo Mutoni yishwe. Icyo ni ikintu cyatubabaje cyane. Icyo ngewe ndi gusaba by'umwihariko kugira ngo n'abandi bose babibonereho urugero nuko umwicanyi nafatwa. Mutoni yambaje kugeza na nubwo ndumva nanike napfa nkoze ngewe ihangane. Ubwo rero navuze ni muba bakoranaga ko nawe ndi kubona byibuza nawe waba watabaye nk'abandi ngo anagaragare hano. Yego. Nuko baravuga bati cyakoze kamucoma baragafashe niko kari gusubiramo uko byagenze. Mutoni yakinguraga akamamagara banyitamo amasoro. Ubwo yakinguraga Uzwihangane tabanje kumpamagara. Yego. Ambwira ati niwambare uniform wambare civile kubera ko yamaye ibimenyetso by'uwo muntu ndi bufate. Mu kuhagera mucoma twahuriye hano mu muhanda mutamufata mu kumufata nahise mpamagara abayobozi banjye barahagera bamwambika ipingu bamwicaza hasi bamubaza amakuru uko ameze. Yemeye ko bosi wiwe ariwe bosi w'icyokezo ariwe wamwishe ariko yamwishe nawe ahari. Yes, twongeye kubaha ikaze hano ku muyoboro wa YouTube channel Mr Today TV. Muraba agaciro mwe mudahwema kuba mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho nkuko mubizi nkuko musanzwe mubibona dusanzwe tubagezaho inkuru igiye icaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none tuzanye inkuru y'incamugongo y'uyu mukobwa mubonye inyuma aho ngaho wishwe urwagashinyaguro, wishwe akataguwe ijosi agaterwa gura ibyuma akitaba Imana. Ariko kuri uyu munota nanone igisubizo cy'abaturage bari bamuzi cyamajije kuba cyagaragara. Uyu witwa Mutoni Uwase bavuze ko yishwe n'umuhungu bakundanaga wari ufite icyokezo mu kabari ka Mutoni. Ubu nawe tuvugana yamajije kuba yaraswa. Polisi y'u Rwanda yahamirije ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo n'igihe ko uyu mwicanyi bamajije kuba bamuhitana nawe bamajije kuba bamurasa atakiri ku isi y'abazima. Yakurikiye uwitwa Mutoni Uwase yishe amuteraguye ibyuma ndetse anamukataguye ijosi ryose. Polisi y'u Rwanda yahamije ko abo barimo bahiga bashakisha uyu mwicanyi bamusanze mu kabari gaherereye za Nyagasambu, bakaba ariho bamufashe. Ariko ubwo yarimo arahigwa ngo yanze gufungura umuryango birangira batemaguye urugi bamusangamo. Bakigeramo nk'uko uyu yari yamajije kuba umwicanyi ngo yakuyemo icyuma avuga ko yashakaga kuba yagitera abapolisi, nuko nta kujujinganya nta kuzuyaza bahita bamurasa isasu ryo mu jisho nawe ava ku isi y'abazima. Ubu tuvugana nawe yamajije kuba yakitaba Imana. Gusa ariko nk'uko abaturage bari babyifuje ubu barutse ababyeyi ba Mutoni Uwase ndetse n'umwana we yarasize w'imyaka 6 nawe ubu yarutse. Bose bumvishe ko uyu mwicanyi wamwishe nawe yarashwe baranezerwa cyane. Kandi nawe wabyibaza ubu nicyo gikorwa kiriho gikorwa kizima numva polisi y'u Rwanda yakoze, kuko umwicanyi wica undi muntu mugenzi we amushinyaguriye numva yakagiye ashyirwa kwa rubanda akicwa. Wowe urabyumva ute? Duhurire muri comment umbwire uko byumva. Abantu nk'aba ngaba bagifite ingengabitekerezo yo kuba bakica abandi ntacyo babaziza, cyane cyane kiko ngo uyu musore atari n'ubwa mbere ngo ari n'ubundi yari yafungiwe imageragere ashinjwa gutera umuntu icyuma nabwo akimutereye mu kabari. Uyu musore nawe utakiri ku isi y'abazima ntagende Imana ibimubaze, imubaze umuntu yakuye ku isi. Mutoni ntawe yabangamiraga, Mutoni abantu bamukundaga. Nawe Mutoni uruhukire mu mahoro. Reka nihanganishe umuryango we, inshuti ze mwese mukomeze kuba mwakihangana. Imana imuhiruko idashira. Ngiye nitwa Mr Kira, ahuri ni kuri Mr Today TV. Nujijinganye kuba wakora subscribe kuri no muyoboro wa YouTube channel.